navaga inaha n'igare nkagera Ruhengeri nkaja kurangura uduconco nkadushira ku gare nkagera ino no kuri base naho najagaho n'igare naragenda nkarara ahantu bita Nyamugari mu rya Ruhima bugaca ndaja kurangura bugaca ndasubukura urugendo ndagaruka nkagera mu agasantere ncururiza ubwo buzima shimira iterambere leta y'ubumwe imaze kugeraho nk'ubureba nk'ubu twavaga hano tukajya mu Ruhengeri n'igare none n'Isaramu umuhanda wagezeyo nk'ubu kuvanga kugeraho kaburimbo ni nk'ibirometero 5 kuva aho ngaho kaburimbo igeze kugera hano naho umuhanda barawukoze ubwo rwose byose ni iterambere rwose abanyarwanda perezida wacu nyakubahwa tuvugana impande hano gasantere hano impande y'akagari hari centre de santé n'ahantu bita Nyabizi umuhanda icyo gihe nakubwiye bakoze naho bakoze umuhanda wagezeyo naho bashizeho centre de santé ubu kwivuza rwose ubuvuzi ni nka 95% rwose nta n'umwana ukirwara malaria ukumva ngo umwana yishwe na malaria ibyo bintu byavuye byo uruhira kugira ngo n'umwana ishuri wakikanije azabe yaryiga ubundi icyo bavuga kwiyubaka nk'ubu wenda nk'ubundi umubyeyi igihe cya mbere ababyeyi nta ruhare bashiragamo cyane kugira ngo abana biga ariko nk'ubu nkanje ababyeyi b'iki gihe icyo duharanira ni ukugira ngo abana bajijuke bamenye ururimi bagatera imbere ibijumba ntabwo dushima twigarukire muri siporo hari icyo bita Sekafa Kagame Cup ina irushanwa rihuza imirenge n'utugari nk'umwe mu bantu bakuze bakunda siporo ukaba umaze kugera no mu sabukuru abantu baracyabona agapira ko gukina agapira ko gukina nako ubwo mbona n'ikibuga ahantu bitorezaga hari imbere y'akagari merutse usanga hari abantu mbese hari abantu bamwe barwanya umwe nk'iterambere nangwa ibikorwa by'amajambere nagezeho nsanga amazamu bayakuyeho ariko abana bakora imyitozo nabemereye ibindi biti ko bagomba kuza kubifata nka ba mu shamba ryanje bagatema ibiti 6 tugashinga n'amazamu kugira ngo abana bagomba babonaho kwitoreza nawe uko ubishaka ariko gutyo yes mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali namwe mutungwa muri Uganda baseho n'abanyabu tubara musasebo n'abanyabu ndi hamwe n'umuntu bamwita Majoro agiye gutangira tuga amazina ariko muramuzi ubuse twe twamusuye hano atuganiriza ukuntu akunda Rayon Sport atuganiriza ukuntu yafonze ikipe ubu rero tugiye kwa tuganira ku story tugiye dutandukanye n'ubuzima bwa hano ukuntu bumeze muri aho neza makuru y'imisi ni meza turakomeye kiretse mwe namwamurerwa kudusura natwe urebye ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo ni bwera mvura icyo Kinyarwanda urakizi ndakizi bwera mvura kubera nanjye ntabwo ndi muto cyane uretse ko nagikurikirana wenda imico ya kera nayo Ikinyarwanda nabanyizi hano uretse kuba ari mu karere ka Burera kuri uyu munsi yahoze ari mu komine yahoze ari komine Butaro y'amajyaruguru kera bavuga ngo perefegiture ya Ruhengeri none se aho bitaga Bukonya ni hehe Bukonya ni urukugana Igisenyi Ufumbira n'urugana hano Gisoro hano nuko turi mu nzu tugiye hanze mu Ufumbira nakwereka umuhanda ujyayo ku musozi wa Burukurera nuko ngo uvuye hano kuya Ufumbira ngo biba byoroshye nk'ubu kugera ku mupaka ni iminota 40 kuja mu Ufumbira umanutse ugafata moto iminota 20 ugeze Gisoro amashiringi oya kubera ko tutarabavunjaje amagana natuba tuyafite tuyafata uko tunyuze kuri douane tugezeho tugiye guraho
ibyo dukeneye wagera ukavunjisha ukajana amanyarwanda ukavunjisha kuri duwane. Okay. Bimeze bite rero ati sindi wa kera ariko nta nubwo uwa vuba ku myaka yawe ukuntu uri kuyaga wakuriye ku matara ushobora kuba waravutseho usanga amatara amashanyarazi n'imihanda bihari. Navutse bitari kwajaga igihe natangira ubucuruzi nafataga igare mu modoka nayifatiraga mu Kidaho. Bayemo bwo kugenda nawe n'igare ukava hano ukagera kuri base. Najagaho n'igare navaga n'ikigoroba nka saa 8 ngacumbika hariya muri mu rya Ruhirima ugaca nkigaba saa 11 nkamanuka nkarangura nka saa 4 nkahaguruka kuri base bikagera nka saa 10 ngeze. Icyo gihe rero umuhanda w'imodoka byari amateka kuri mwe mwari mufite inzozi zo kuzawubona? Twari dufite icyizere ko tuzawubona yuko baravuga ngo umuhanda bazawukora. Byageze muri 2021 tubona ba rwiyemezamirimo baje gupima tugira ngo ni ibintu wenda by'ibikino, ariko muri uwo mwaka twabonye umuhanda bahita bawukora. None kugeza n'ubu ngubu na Kwasiteri isigaye zirarana hano mwino santire harimo n'icyicaro cya Kwasiteri. Narumvise ngo bisi yitwa Shalom isigaye parika hano mu Gitenge. Shalom isigaye parika hano mu Gitenge. Narimbuze Shalom ariko byose ndumva byose iyo company ni nka zimwe. Shalom ni ikorera hano mu Gitenge isigaye twara abagenzi ni mu gitondo ikabajyana nimugoroba ikongera ikabacura. Ndahagaruka nyuma ariko manzi umbwire noneho ikintu bita amatara mwatangiye gukanda ku gikuta agatodowa nawe uragenda ukagura agakoroboyi ka peteroli. Ariko kamanze nasubira inyuma gato wambajije ngo ugiye korana ikiganiro na Majoro. Ubundi Majoro wenda nta kazina bansingiza, amazina yanjye nitse Karija Royize. Majoro mbese ni nk'izina basingiza nk'umuntu. Amazina yanjye nitse Karija Royize. Ubwo nsubiye inyuma gato ku kibazo warimbaje igihe twakandiye gukanda nk'agakuta. Here ku kantu mwacanaga iki mbere? Buje zari zakaje cyangwa mbere ahanini buje na twatuzizi twacanaga itodowa washiraga mu rutambi warebaga nk'umwenda gwashaje ukawuzinga neza ugafata agatara ubwa rukuno akorezagamo akandi gatambaro kakaja mu tara ndani ukaza usukamo peteroli ukazucyana yashira ukoga umwongeramo niyo twakoreshaga udutara. Hari agatodo hari na tara ry'intuza uyabaga no mu kiba koreshaga no tara ry'intuza. Amatara ya kizungu yakunda kugira nk'abantu b'abakire. Ubundi twe mu dutara twakoreshaga udutara bitaga udutadowa na za buje zije buno zimeze buje tuzimenye nka buno nk'amatara ziye ntabwo twatuzizi na mbere. Icyo twatuzi na amatara ajamo peteroli. Tukiri aho ngaho rero icyarani ntabwo mwadodesha ubwagutuma urushinge hano aho kurubona kugura bishobora kugurana. Imashini nazo zakabonetse ikirimo mwagiteraga muti? Urushinge dusubiye inyuma mu buconco nacuruzaga icyo gihe n'inshinge nabaga nzifite n'ibikwashi yuko inshinge abantu benshi yuko uretse ibyarahane bisigaye byarabaye byinshi imbere byabaga ari bike imyenda yaracikaga nk'ababyeyi bagakoresha urushinge bakoresheje n'urudodo n'igikwashi wenda umuntu yakomereka akaba yafata igikwashi akaba yakwihandura. Ibyo bintu mbajije inshinge n'igikwashi n'ubu ngubu ahantu ncururiza ndetse hano ko nahinduye akabari ho madamu akorera ibyo bikwashi n'inshinge zibamo. Ariko icyo gihe ndabyumva neza ntabwo iyo mwakinaga nko guteza ikiremo hano mwabonye imashini yo kudoda ryari n'abasaza bura babitangije kuri iyo myaka bagihari bakitera ibiremo. Icyo gihe twacuruzaga muri 2011 nangwa 2009 muno gasantire habaga harimo imashini, ariko icyo gihe kubera ko agasantire ka Kinyabariho hantu habaga isoko abantu badoda umwe babaga bari mu soko nk'umuntu yaba afite nk'imyenda yacitse abana akaba yayijana mu Kinyaba bakayidodesha yuko icyo gihe abadozi no nabari bakabaye benshi. Uti n'ubu uracyacuruza inshinge n'urudodo bura ruracyahari? Rwo rurahari. Nuko wanze gucika kuri gakondo. Abantu saba kibikoresha ibyo bintu. Baracabikoresha nko mu kwezi arege barukubaza mu nka rimwe nangwa ne bari kubaze, ariko
mu bintu byo gucuruza nawe wavuga ngo urakenera gucuruza iby'abantu bigenda vuba ako kanya gusa, uteganya n'uko n'umuntu hagera wenda nk'ugikenera akaba yakibona ahantu acururiza. Inshuti y'abantu bose rero cyangwa se inshuti abantu benshi bisangamo abato n'abakuru, uyu munsi wa none iyo ubonye abana bari kubyiruka babona uyu muhanda wa kaburimbo dore wageze n'Isaramu, babona amatara muri gukanda ku gikuta, wabihuza gute n'ubuzima mwakuriyemo n'ubuzima bw'aho uyu munsi? Ubuzima twakuriyemo bwo bwabugoranye, ariko ubundi iyo mu mateka y'ibintu byose iyo umuntu aja kugera heza ubundi amanza kunyura wenda mu nzira zivunanye. Ibihe bya mbere byo byabigoranye, reba nk'ukuntu najyaga kurangura mu Ruhengeri n'igare nkagaruka nkagera hano, none ubu ngubu nsigaye ndyama saa 12 n'igice ngafatira hano Virunga kwa Sharomo, nkayifatira hano ikanjyana i Musanze saa 11 za nimugoroba n'igice, n'ubundi nkayijyamo ikangara ikangeza. Ubu ngubu ubuzima bwaroroshe, twabonye umuhanda. Ubu niyo utajya watuma bakabyohereza? Nubwo najyayo umva kuvugana n'umuntu ndangwa n'amafaranga yamwohereza, ni ukuyashyiraho bikansanga hano. Mbwire ko abantu muduteze amatwi cyangwa se mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV, amajwi muri kumva hanze buriya ni umugeni batwaye, inanga baracyagira umuco wo guherekeza n'amaguru mpaka bageze ku modoka bari kuririmba. Ngo ni umugeni hano hepfo, hari umugeni hano muri uwo mudugudu wacu wa Ryatamba, hari umugeni baje gusabamo, nibo bageni uri kubona bari kunyura hano impande y'aho ncururiza hano mu muhanda. Numva ari sawa. Ubwo rero uti abo bana bari kubyiruka ubu ngubu bazumva icyuya mwabize cyangwa se mwarabaruhiye? Uyu bundi mu mateka y'ikintu nta wavuga ngo uko wavunitse umwana ariko avunika. Ubundi nese ko najya kurangura kuri Basenigare wavuga ngo umwana aje kurangura kuri Basenigare nangwa mu Ruhengeri, ahubwo ubuzima niba leta ubworoheje umwana agomba kuvuka agasanga ubworoshetse wagira ngo ibyo yahuye nabyo ari byo umwana ahora nabyo. Birumvikana mu byakorera abana bakajya azagire icyo abaraga. Ubuzima bwose umuntu arakora agateganya akavuga ati wenda abana nzababereye fondasiyo mu bintu byose, ku buryo wenda yanagera nk'ubu wenda urukubona twabonye umuhanda n'Isaramu, ndi kubona hagezeho na kaburimbo, n'igihe wenda abakerarugendo badusura nangwa abazungu, burya umwana aranyuze mu mashuri ukumva nk'umuzungu yagera yavugana nawe, burya nawe umubyeyi wumva bikunejeje. Iyo mwakinaga guhamagara ubwo mwabigenzaga gute kiriya gihe amatelefone ataraza? Guhamagara amatelefone acyaduka, ino telefone yatangiye kugira umugabo witwa Sumani, twazamukaga kuri uyu musozi haraguru, kugira ngo uwo musozi kugira ahantu twahamagariraga wahagendaga isaha. Hari na tuvugane yabaga hano y'abantu bakoreshaga, washiragamo amafaranga ukavugana n'abantu. Ibyo bintu nibyo twatuzi. Ukabwira umuntu aguhamagara ejo saa 9. Uyu munsi wa none smartphone yaraje, amatelefone yaraje, abana bose usigaye uvuga ukabona afite touch, ari kwandikirana, ari kureba ikoranabuhanga. Niki wabyira urubyiruko noneho muri iki kinyejana turimo, ubisanishije na leta yari icyo gihe na leta y'uyu munsi wa none y'inkotanyi cyangwa se FPR inkotanyi? Mbijanishije na leta zanyuzeho, iyi leta rwose ikintu cya mbere ku burezi niho mbona ifite ingufu cyane, yuko abana bacikanywe mu mashuri basubiyemo, abakobwa bahotewe, batewe amada babemereye gusubira kongera kwiga. Ndumva leta yarabafashije cyane, ndumva nta n'umwana ukiva mu mashuri. Na delegiteri imbere yo kugera ku kigo ubu ngubu hasigaye habaho kumanza bagenzura abana bose n'abageze ku ishuri. Iyo hageze umwana usiba, ejo barakurikirana ngo mbese umwana wasibye ejo byatewe n'iki, bakamenya niba yarwaye ntangwa niba yaba yahagaritse ishuri. Yaba yari yahagaritse ishuri bagahita babwira abayobozi, bagahita bakangurira wa mubyeyi wa wa mwana, umwana bakamugarura ku ishuri, nta n'umwana ukiva mu mashuri. Ku byerekeye umutekano, ubu muheruka kumva urusasu ryari? Umutekano by'ibintu by'urusasu ndeheruka 94 niba ari na 4 nibyo meruka. Umutekano ni 100%. Njanishije. Ubona hari imiyoborere myiza ku buryo ko muryama mutari kuvuga ngo urusasu ruravuga ndahonga nambaye iki?
ubu hari imiyoborere myiza nta kibazo. Ubwo buzima nabunyuzemo yuko kirya gihe naje icyo gihe yuko intambara yateye mfite nk'imyaka 13 hari nagendanye n'ababyeyi twageze na Kongo. umaze guhura n'abayobozi benshi uyu munsi wa none uhuye na Kagame, Paul Kagame, niki wamubwira, niki wamushimira, niki wamusaba? icyo namusaba n'ubundi agabwa bikora burya ikintu cya mbere, ikintu cyo gutoza abantu umuco bimubonaho yuko ejo hazaza wubaka ejo hazaza. Ibyo bintu bimuzemo ni umuhanga kw'ibyo bintu. Ejo hazaza rwose urubyiruko amaze kurwubaka. Yuko yashishikarije ngo abana bose bige atagira umuntu ucikanwa, abayubaka ejo hazaza. N'ikigeretse yaravuze ngo ati wenda nabo bana bamwe bacikanwaga bene byaterwa nuko mu rugo baba bavuye batanariye nangwa iki. Ubu yasizeho na gahunda y'umwana wese kwiye kurya ku kigo kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza. Nawe urabibona, mumaze kubona amashuri, amavuriro, ubu kwivuza ntabwo ugikora urugendo. Ese buriya mbere mwivuzaga mu Rugarika habaga ibitaro? Mbere twivuzaga ahantu kwika ku Rugarika, kuhagera akoreshaga nk'isaha. None mwajyaga no kwivomera ngo amazi yo kuri robine buriya mwarayabonaga? Amazi twayabonaga. Hari umushinga gwa Ocean ngo gwakoze amazi bajanye no kuri Patinasi, ariko nkatwe ahantu bakuye ivomo bagumye badusigira amazi, bagera ahantu nko mu Kabande nanga hafi y'agasantere bagasigaho ivomo by'abaturage bagomba kuvomaho. Ya mazi ya kera kongera kwavoma byarangiranye n'icyo gihe. Ubu dusigaye dufite n'amazi neza, Ocean yaduhaye amazi. Hano muri Burera by'umwihariko hari ahantu haba umupaka. Ikigaragara na hano nkorera naho hano urukubona hariho amazi, nuko twicaye mu nzu sotse hanze gato wafungura ukayabona. No muri toilette nasanze mujya kwituma municaye. Ibyo byose tubikesha umutekano mwiza. Ibintu mwari mubizi byo kujya kwituma mu bintu bimeze nk'amasahani abantu bariramo? Ibyo natwawe tubizi, ahubwo n'ubu nubwo ubwo bwiherero bufite, hari abantu bajyayo nababwira ngo mbese kwihagarika niho ubwiherero buri he. Hari abajyayo bakagaruka ngo mbese ko babubuze, bikaba ngombwa ko umukozi ajyana nabo akabereka ati aha ngaha ugomba kwibohora. Benshi bakagaruka aravuze ngo mbuzeho ubwiherero buri, ukamanza wamusobanura uko bigenda. Ntabwo ari bo gusa, n'ukuntu umuntu agera no mu mujyi kabati ibisahani babiriramo gute. Ni ibintu byiza cyane byo gushimira. Ubu se nk'abantu muturiye hano ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, kuko ni nk'iminota 10 kuhagera, ubu babahaye nk'icyambu hano, mwabyakira mute? Ntimwamushizwe igorora? Byaba ari byiza kubera yuko abakobwa bacu tubashingirayo, kandi nabo bashingira ino, turashingirana, turagenderana. Dufiteyo kubera ko tuba dushingiyeho n'abakobwa, hari igihe uhingayo nabo bakaza guhinga. Nk'ubu wenda niba ushingiyeho umukobwa, ni urugero, ushobora kumubwira ati wenda fata aha ngaha uzaza urahinga ibijumba nangwa udushimba. Twigarukire muri siporo, hari icyo bita Sekafa Kagame Cup, inaha irushanwa rihuza imirenge n'utugari. Nk'umwe mu bantu bakuze bakunda siporo, ukaba umaze kugera no mu sabukuru, abantu baracyabona agapira ko gukina? Agapira ko gukina nako, ahubwo mbona siporo iracyari kuri mu maraso. Iracyandi. Nuko na siporo nta gasaza buriya do. Ubu dutangiye kungana kandi umbyaye. Oya ndi muto cyane. Nese imyaka 49 mfite kubona ari myinshi. Tugenda tugana ku musozo, wenda hari ibyo wumva twaganiraho cyangwa se waganiriza abanyarwanda, hari icyo wumva twasize inyuma waganiriza ku banyarwanda badukurikiye kwa Iris Rwanda? Byo naganiriza abanyarwanda, n'uti iry'uburyo bigiye gusigasira bagomba kubisigasira. Twifurize kuramba ingoma igihumbi, kandi twifurize ishya n'ihirwe aho uri hose. Ni umusaza Nsekarije Aloyizi ukora ubucuruzi mu santere ya Gitenge, afitemo bare nziza cyane, afitemo n'icyokezo cyiza cyane, ashobora kukokereza inkoko, urukwavu. Ese urukwavu rweze kurangaye? Urukwavu runini rendevu rigeze kuri 11. Ubwo inkoko ni 16. Brusheti ni 700. Zeka bari ihene? Ni ihene nkoresha.
afite igikoni cyiza cya kijyambere, ni umwe mu bantu bakora bizinesi ndetse ahantu hafite isuku utatekereza ko ari mu cyaro nk'iki ngiki cya Burera cyangwa se cya Kinyababa. Kora subscribe, like, share na comment niba ukunda ibyo dukora. Twageze gutya rero turatemberana inkuru zo mu cyaro tugira gutya tukavanga. Kuri kamera hari The Light Lembo, umwe mu basore b'igikara cyane mu mwijima umubona nuko ari guseka gusa. Tugushimire, wakoze. Sawa nawe urakoze cyane kuba wihanganye gukorana nanjye ikiganiro. Asante.